Iyo umuntu yamaze kubohoka mu mitekerereze yohereza ijambo Imana ikarishyigikira. Iyo umuntu yamaze kubohoka mu myumvire, aleluya, atangiza umushinga Imana ikawushyigikira. Nagatinya, ashira ubwoba, ashira amanga. Iyo umuntu yamaze kubohoka mu mitekerereze, ibintu byose biratungana. Iyo umuntu yamaze kubohoka mu cyo bita mu myumvire, ibintu byose bicamo. Uyu munsi wa none uraza kunyemerera, uraza kubwira Imana ngo Mana ndashaka ko mbohora, kugira ngo rero ubohoke. Urufunguzo rwakubohora muri ibi mitekerereze no muri imyumvire. Umunsi mwiza bene data, cyangwa se igitondo cyiza, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tuje kuvuga ibice bine by'umubiri wawe biboshye, kugira ngo tukubwire n'uburyo bishobora kubohoka, kugira ngo nawe ubashe kugera ku nzozi zawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abantu benshi cyane bafite amasezerano menshi, ariko kubera ko ibyo bice biboshye ntago bashobora kugera ku masezerano yabo. Reka dusenge kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimiye wowe mwami wemeye ko duhagarara hano imbere y'iyi kamera. Umwuka duhumekesha n'uwawe, imbaraga n'izawe, gukomera n'ukwawe, ubutware n'ubwawe, ubushobozi n'ubwawe. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha. Turabana muri iri jambo ariko uri mukuru, twemereye duciye bugufi muri iri jambo. Reka ijambo rye rize rikora imirimo n'ibitangaza. Ijambo rirambwira ngo ijambo ryawe rigira ububasha muri Efeso. Reka n'aka kanya rigira ububasha ku bantu bagiye kuryumva, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 40 umurongo wa 4. Reka nakire mwene data dusomere. Reka dusome mu izina rya Yesu, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 40 ku murongo wa 4. Hari ijambo rivuze ngo noneho rero umunsi ndakubohora, uyu munsi ndakubohora, ukureho iminyururu iri ku maboko yawe, ndagukuraho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni, uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo, urorere. Yego. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Aho ubona hakubonereye, abariho ujya. Amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Reka mvuge ibice bine Satani ajya aboha, rimwe na rimwe bigatuma utagira ku nzozi zawe. Ahantu hambere Satani atubohera mu kintu cyitwa mu bitekerezo. Iyo imitekerereze yawe iboshye, kugira ngo uzabashe kugera ku masezerano yawe cyangwa ugere ku nzozi zawe biragoye. Reka nihute. Igitabo cy'Imigani 23:7 haravuga ngo kuko umuntu atekereza ku mutima we ni kari. Mbere yo kugira ngo ubohoke n'ibindi bice byose, nuko ugomba kubanza ukabohoka mu bitekerezo. Kuko iyo imitekerereze yawe yamaze kubohoka, ni nabwo na bya bice bindi by'umubiri tugiye kuvuga, nibwo nabwo bibanza kubohoka. Bipfira mu mitekerereze, bigakirira mu mitekerereze. Amen. Umugore witwa na Oropa yari ari kumwe na Rusi ndetse na Naomi. Ariko Rusi, haleluya, yari yarabohotse mu kintu kijyanye n'imitekerereze, kugera ku rwego avuga ngo Naomi, winyingingira kugusiga, aho uzarara niho nzarara, Imana yawe nizaba Imana yanjye, nihagira ikinandukanya nawe, Imana zizabimore. Akivuga iryo jambo, uwitwa Oropa warangije imitekerereze kuko yari iboshye. Iyo umuntu aboshye, ntabwo areba ibintu biri imbere, areba ibiri imbere ye gusa. Ntareba ibiri inyuma y'iyo kamera, ntareba ibiri muri za 2050, ntareba ibintu byo mu myaka 100, areba ibintu biri ahangaha. Kuko umuntu ubashye mu bitekerezo nta nubwo ajya yishurirwa. Ndakwereka abantu muri Bibiliya bari babohotse mu mitekerereze. Umugabo witwa Yosefu, usome igitabo cyo kubara, usome n'igitabo cyo kuva, usome n'igitabo cy'Abaheburayo, Abaheburayo 11, usome. Kwizera niko kwatumye Yosefu avuga iby'amagufa ye. Aravuga ngo nipfa, nimuzashyingure muri Egiputa, muzikorera amagufa yanjye muyajyane i Kanani. Kuko yaravuze ngo Imana nizabura kubagenderera, ngo ariko nanjye muzikorera amagufa yanjye muyajyane muyavane. Uza kuza gusoma igitabo cyo kuva, igice cyawo cya 10
na gatatu umurongo wa 17 aravuga ngo Farawo akire kubwo bwoko bugenda ngo Imana ntiyakwemera ko baca mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya ngo nubwo ariyo yari inzira y'ubusamo ngo kuko Imana yibwiraga iti ngo abantu be kuzabona intambara ngo nibarangiza basubiza amaso inyuma muri Egiputa ngo Imana ibagendesha inzira inyura ibizigo ngo ibagendesha inzira inyura mu butayu ngo ikagera ku nyanja itukura ngo ku manywa yababeraga inkingi y'igicu. Inkingi y'igicu babonaga yari umwami Yesu mu isezerano rya kera, ngo nijoro ikababera inkingi y'umuriro. Iyi nkingi y'umuriro yabagendaga imbere nabwo yari umwami Yesu. Uwo ni wa Yesu bana nawe mu gicuku, akabana nawe ku manywa, akabana nawe mu butayu, akabana nawe ushonje. Abantu bakavuga ngo ko ufite umubiri mwiza urya imbuto zihe wisigaye mavuta. Kumbe ni igicu cyo mu butayu Yesu aba yaragutwikirije. 21 na 20 ngo bari bikoreye amagufa ya Yosefu ngo kuko yari yarabarahije ati ngo Imana nizabura kubagenderera ngo ariko nanjye muzakura amagufa yanjye no muyajyane i Kanani. Reka nihute. Abantu bose imiryango myinshi y'abantu yagurutse muri Egiputa yose ntabwo yageze i Kanani, bamwe baguye mu butayu. Ariko amagufa ya Yosefu kuko nyirayo yari yarabohotse aho bita mu mitekerereze, amaso ye ahanurira ubuzima bwe atari yapfa. Haleluya. Ahanurira ubuzima bwe atari yapfa, ahanura ibyo azaba byo atari yapfa. Umuntu wamaze kubohoka mu mitekerereze avuga ikintu ukagira ngo ni umusazi. Abona mu gihe cy'amapfa akaturakuramo. Haleluya. Mu gihe abandi barimo bakura abana babo mu mashuri bavuga ngo nta bushobozi bafite, watangira gushaka ibigo bihenze kandi nta mafaranga afite, sindi mpamvu ibitekerezo bye birabohotse. Ubwo abahagaze muri Yesaya igice cya 54 umurongo wa 13 haravuga ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka ngo kandi bazagira amahoro menshi, ngo bazakomezwa no gukiranuka, ngo agahato kazaba bakure, ngo bazaba kure bitegurwa kuko bitazabegera, ngo hari bazaterana, ngo ariko sinjye uzabateranije. Iyo Satani yo yakuboshye mu kintu kijyanye n'imitekerereze burya aba yakurangije. Iyo Satani yafashe ikintu cyitwa imitekerereze yawe akayifata akayiboha burya kujyana hashaka. Yesu ashimwe. Iyo umuntu yamaze kubohoka mu mitekerereze ibintu byose biratungana. Iyo umuntu yamaze kubohoka mu cyo bita mu myumvire ibintu byose bicamo. Uyu munsi wa none uraza kunyemerera, uraza kubwira Imana ngo Mana ndashaka kumbohora, kugira ngo rero ubohoke. Urufunguzo rwakubohora muri imitekerereze no muri imyumvire n'ukuri buhindura imitekerereze. Guhindura aka kanyu uhindura imitekerereze, uhindura imitekerereze, uhindura imitekerereze, utangire kumva icyo Bibiliya ivuga, ugendere kuri iki gitabo cya Bibiliya. Niba birivuga ngo uko utekereza ni kuri, nutekereza kuri bukenyuka urakenyuka, nutekereza ko uzabaho mu buzima bwo gupfundikanya nibwo uzapfiramo. Imitekerereze yawe iraboshye, uratekereza ibintu biri cheap kuko imitekerereze yawe iri hasi. Iyo imitekerereze yawe uciriritse utekereza ibintu biciriritse. Iyo wagutse no mu mitekerereze utekereza ibintu bigari, utekereza ibintu byagutse. Buriya Dawidi kwica Goliyati yari afite imitekerereze yagutse. Amen. Yari yarabohotse mu mitekerereze, yari yarabohotse. Iyo umuntu yamaze kubohoka mu mitekerereze yohereza ijambo Imana ikarishyigikira. Iyo umuntu yamaze kubohoka mu myumvire, haleluya, atangiza umushinga Imana ikawushyigikira. Nagatinya, ashira ubwoba, ashira amanga. Bageze ku nyanja itukura, Mose yarageze baramutakira baramubwira ati turapfuye, dore ingabo z'Abanyegiputa inyuma yacu, dore hakurya ni imisozi, imbere ni inyanja, turacahe. Mose arababwira ngo nimwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Aravuga ngo izi ngabo z'Abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kuzibonesha amaso ukundi. Kandi ijambo Imana yari ibwiye Mose ryari ijambo rivuga ngo ni igiki gitumye unakira, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Iri jambo Imana yabwiye Mose ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende, Mose ntabwo yamubwiye ngo rambura inkoni, oya, ibyo yamubwiye nyuma yuko amaze gutangariza Abisirayeli icyo Imana igiye gukora. Yamaze gutangaza kuko yari yagutse mu mitekerereze, ibitekerezo bye byari bimurikiye, ibitekerezo bye byari bibohotse. Arangira avuga ngo
izi ngabo z'abanyegiputa mwabonye nimuzongera kuzibonesha amaso kundi, Uwiteka ari bubarwane namwe mwicecekere. Imana ihita ibaza Mose ngo ufite iki mu ntoki, ahita ayibwira ngo ufite inkoni, arabwira ngo yirambure hejuru y'amazi niheshe icyubahiro. Ayirambuye hejuru y'amazi, amazi aratandukana. Ariya amazi atandukanye kuko imitekerereze ya Mose yari yagutse, ahanurira Abisirayeli, byatura ijambo avuga ko abanyegiputa batazongera kubabona. Ndagira ngo ubwire ijambo Mose yavuze niryo ryatumye abanyegiputa bose bashirira mu nyanja. Buriya Mose iyo aza kuvuga ngo Uwiteka ari bubambutse, abanyegiputa basubira inyuma, nibyo Imana yari bukigikire. Bibiliya iravuga ngo akanwa k'umukiranutse kararema. Reka nanjye nongere ngo akanwa k'umuntu wagutse mu mitekerereze, akanwa k'umuntu wabohotse mu mitekerereze, Imana iragashyigikira, kararema. Wowe urizera. Nigeze mpura n'umudamu umwe yari afite amafaranga atanujuje kadasiteri. Turahura arambwira ati ngiye kubaka. Ese ugiye kubaka inzu imeze ite? Ati nakundaga etaje ariko nabonye nta bushobozi mfite. Ati ngiye kubaka kadasiteri. Ndavuga ariko mama, wari uzi ko abubaka kadasiteri yakubaka na etaje? Ati nta kadasiteri nayo mfite. Ndavuga none se ko ari ukwizera, wakwizeye ko kwizera ari ukumenya neza ibyiringirwa tudashidikanya, ko kwizera n'ubundi ari ibisazi. Niba ari ugusara wasariye rimwe ukubaka etaje. Niyo wakundaga kuko ari abantu batazikunda. Ati rwose niyo nakundaga nabuze ubushobozi. Ndamubwira numva rero tuba turasenze, tugisenga Imana imishurira yuko duhuye kubera impamvu. Tugisenga Imana imishurira ko Imbere azatunga uruganda. Ndabwira ni uretse na etaje ugiye kubaka, uzubaka Imana iguhaye n'uruganda. Aravuga ati nabuze no ndangirisha inzu yo hasi, none uvuze uruganda na etaje wavuze narayibona. Ndavuga ni genda wubaka etaje. Uwo Mose yahise ahindura, yahise asaba ibyangombwa byo kubaka etaje. Etaje irazamuka, 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 irazamuka. Byarangiye etaje yuzuye, byarangiye Imana imuhaye uruganda. Ubwo n'ubuhamya buzwe. Kubera iki? Yari yemeye, aratuza, yemera kwigishwa, ahindura imitekerereze. Aravuga ngo ndahinduye imitekerereze yanjye, yanyerekaga kari kadasiteri. Ariko maze kumva ijambo ry'ukuri, maze kumva n'icyo Imana imvugaho, mpinduye imitekerereze yanjye, ndagutse ngiye gutekereza inzu ya etaje. Arayitekereza ndetse ahagarara muri Yakobo 2:14, hamwe avuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Arangije ntiyabitekereje gusa, ahubwo yasohoye ibitekerezo bye abishyira mu bikorwa. Ari igihe rimwe na rimwe abantu mutekereza ibintu ariko nimubishyire mu bikorwa, rimwe na rimwe abantu bamwe bakirirwa banabiba n'imishinga. Ufite ibintu bizima ariko utazi gushyira mu bikorwa. Ufite ubutunzi bwinshi muri wowe ariko utazi gukoresha. Benshi birirwa bakwiba imishinga. Cyagiye umuntu aguhamagara akakubwira ngo ngwino dusangire icyayi, akaba yifitiye agenda ye, akahita akubwira ati harya, ati wari urimo mbwira yuko harya ngo muzabigenza mutya. Ati ni gutya na gutya. Ati harya kugira ngo umuntu atega amazi atameneka akoresha iki? Ati nyine uzana ibi n'ibiti. Yego sha uri umuhanga, bakongera icyayi. None se ati harya wambwiye ko kugira ngo umuntu abashe gukora ji cocktail harya bigenza ati? Ati nyine ufata imbuto z'amoko yose ukazishyira mu mashini ya blender ugakaraga. Ati uko mubwira arimo arandika. Urimo uranyumva? None ya mishinga yawe yose ufite ibitekereze, kubera ko wananiwe kuyisohora ngo uyishyire mu bikorwa kugira ngo Imana ishyigikire uko kwizera kwawe nuko gutekereza kwawe, wigumira muri ya myumvire ya ndabizi. Ugiye gupanga wa mushinga usanga abantu benshi cyane barawukoresheje. Abantu bamwe murakennye kandi mufite imitekerereze. Hari abantu bakennye ariko nukira mu bitekerezo, nukira mu bitekerezo, ugakira mu bitekerezo, ukamenya kubyaza ibitekerezo byawe umusaruro, uzatera imbere, uzakira. Imana ishimwe. Bitekerezo birahenze, bitekerezo birusha amafaranga. Niyo mpamvu isengesho rya mbere tugiye gusenga, hari imishinga myinshi iba muri wowe, hari ibitekerezo byinshi biba muri wowe, hari ibikorwa byinshi biba muri wowe, hari ubuzima bwinshi biba muri wowe. Tugiye gusenga kugira ngo ibintu biri muri wowe bivumbuke. Izindi ngingo 3 tuzazivuga mu biganiro bigiye gukurikira. Haleluya, haleluya. Mu biganiro bigiye gukurikira tugende tubabwira umuntu uboshye amaboko,
umuntu ubashya amaboko ibintu bimuranga, n'ubashya amaguru bimuranga, ibyo byose turabivuga. Turebe n'ubashya amaso nawe ibimuranga. Tubanje kuvuga kuboha mu mitekerereze. Amen. Tugiye gusengera bino bitekerezo byawe bivumbuke, kandi tugiye kubisengera bishyirwe mu bikorwa. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo ndakubohora aho ubona kuboneye uba ariho ugana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera ibitekerezo bya buri muntu uwo ari we wese udukurikiye. Niko ijambo rye rivuze. Reka ibi bitekerezo bimurikire, reka ibi bitekerezo byagure, reka ibi bitekerezo ubicire inzira. Aba bantu bari bafite imitekerereze mizima, n'aba bari bafite imitekerereze mizima ariko batazi kubyaza umusaruro, ndagira ngo umugishe ibitekerezo byabo. Igitabo cya Yobu 22:28 aravuga ngo azagira icyo agambirira cyose kimubera uko ashaka, ngo kandi umucyo uzarasira inzira ze. None ndamusengeye mu izina rya Yesu, ibyo ajya kuvoma ahandi nawe arabyifitiye. Hari benshi bamuvomaho, hari benshi bamugeraho bakaruhuka. Ndagushimiye ku bw'imitekerereze uhinduye, ndagushimiye ku bw'ibi bintu uhinduye, ko umuntu wese agiye kugira ibitekerezo bikize kandi akabigira we akiri umukene. Ariko ibi bitekerezo urabizamuye kandi urabishyigikiye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibashyigikire, Imana ibiteho. Kugira neza kwa Yesu Kristo nigukomeze kubane namwe. Amen. Yesu abahe umugisha.